urajya kunshakira umugore hari ubwo nigeze nkubwira ngo nshakire umugore njye mfashe uriya mugore wanjye tumaranye igihe dufitanye abana ari ugaruka nabyo kumbwira ngo abo bakobwa bandi ngo banshaka njyewe ntago mbishaka mani njye mfasha umugore wanjye agaruke kuko niwo nkunda gusa uzajye kwire uzajye mu masenyi kuko nawe ubwawe pe wataye umutwe basi wenda nubwo natabikubwira ngo ubyemere cyangwa ushobora guhita uvuga ngo njyewe ngo ndimo na Yesu kugusonga ariko nawe ushobora kuba warataye umutwe nizera umuntu uwo narinzi kera muri rami ntabwo ari we ndi kubona ubu ngubu pe nese ari wowe bino bibazo byakubaye urumva bikagera kuri uru rwego urumva wabyakira gute yego ndatumva nanjye ubwanjye ndahangayitse atari ngiye biriho noneho umuntu biriho birengeje ibitekerezo bye sibyo ariko niwe uri kubyitera ntabwo ari uri kubyitera ese ndi kubyitera gute ahubwo wowe mfasha dukemura ikibazo umugore wanjye agaruke niba hari ukumeze ngo wowe nakunze ego salama makuru ni meza meze neza ntabwo ari cyane nyine ni maho na bya bibazo nyine ubuzi biba biri aho narengeze ngo meze neza shamani na n'ubu umugore wanjye nyine ntabwo aragaruka none se mwana byageze kuri urwo rwego shana n'ubu nyine byacu biracyari imiriro nyine kabisa none se mwana kuva kijya gihe ntabwo aragaruka muri ubu gereza ko yaje ntabwo aragaruka nyine uba usanga akirirwa zerungurukana amafoto nyine ya Israel mbonye gutyo ubu n'abana pe ntabwo baheruka n'akavumu ka nyina abana nyine uba usanga ndi kubabeshya utuntu n'utundi kugira ngo batahangayika nyine gutyo urambeshya nta nubwo muvugana kumenye ahari se wapi ariko mwana nyine umuntu aba ari kwiyambaza Imana nyine kugira ngo arebe niba hari icyo yakora nyine akangarukira nyine tu none se bikamubwire sibyo umugore wawe n'ubundi nimba mutakibana utazi n'amakuru ye afatika waretse ukishakira undi mugore ariko se nawe urumva ibyo bintu byabaho none se ubwo abana bagiye kuba imfubyi bakiri bato dore bari abana urabona ni bato sibyo bakeneye umubyeyi nanjye nibyo nyine ndimo ndi gukora buryo ki umugore wanjye yagaruka nyine tugasubirana tukarerana abana nyine umuryango ukongera ukishima nyine tukongera tukamerana neza aho yava muri ibyo uracyari muto pe imyaka yawe ntabwo wahita ujya hariya ngo ubwenge ibiki n'ibiki ntabwo waza n'undi mugore uwo nguwo pe ni shitani yigendera n'ibyo akora ntabyo ubona se ndabibona ariko mani byose birashoboka Imana ubu niyambaje mu gusenga Imana iraza kubikemura nyine umva mugabo twumvikane igihe uriya mugore wawe ndamutinya bimwe bihamba yewe mbona ari dayimoni ikigendera nawe se sigaho rega mani bitewe na biriya bintu yagiyemo nanjye sinzi niba ari umusazi niba ari iki umuntu ntabwo abona ko umuntu aba ahangayitse ngo abone ukuntu umuntu ari kumurwanira urugamba ngo abone ko umuntu aba adashyiraho uturaso ariko kumurwarira nyine kugira agaruke ntabibone buriya birambabaza cyane mani oya urukundo ni imunyito maze kubyemera nshingiye ku bintu wowe n'umugore wawe mubanyemo uburyo mubanyemo muri kumwe njyemba mbona ari impumyi rimwe bihambaye ku rwego rw'uko umuntu akugira inama gushaka undi muntu wo kabyanga mani njyewe bitewe n'uko abana banjye baracyari bato urumva rero ntabwo nabazanamo undi mugore ashobora kujya bafata nabi ugasanga bitumye nyine biba nabi nyine ku mikurire yabo ntibige neza bagajya bahora bahangayitse nyine tu kandi nyina wabo atabitaho yego ntabwo abita ariko nyine njye nzi neza ko nyine azagaruka nyine akabona ko ibyo yakoze yibeshye nyine akagaruka tukongera tugakora umubano aya pe ibyo ngibyo ntabwo bizakunda
ni nko kubona ingurube yarebye hejuru mbese muri make pe. nese wowe uri kungira iyihe nama koko basi? Reka nkubwire inama ya kigabo sibyo, ureke iby'ubwana n'ibyo kuvanga abana ngo baracyari bato, shaka undi mugore. Hano abakobwa ni benshi 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 benshi, ntabwo wabura undi nyine uhuje n'umutima wawe yakurerera abana neza kandi. Yego abo bose barahari ariko nawe uhuye n'umugore wanjye mani. Yego nyine ntabwo bahura 100%, sibyo? Ariko hari umuntu wakaza akakomora nyine ivyo bikomere ibyo bisebe byo ufite mu mutima. Nawe ndumva inama zabo buri nawe kunshyiramo kabisa. Ese urumva njye ntago nashaka undi mugore. Oya pereka mubwire sibyo? Ntabwo gishyira akaraso ku mubiri sibyo, je ni cyambere. Noneho urahangayika bimwe bihambaye. Nubibona se nyine. Undi mugore basi wenda ko isibanganya wenda ibyo bikomere by'uwo mugore. Urani dayimoni pe, no mu byo tekereza kumuzanamo. Nakazi kawe. Yego ntago biba byoroshye ariko nkeka ko bizakunda ngarukire kabisa. Oya bizakunda gute se? Nyine njyewe mba ndi gusenga nsaba Imana ngo ibimfashemo, nyine nsaba n'abantu na Israel mbonye kugira ngo afashe tugire inama umugore wanjye yongera agaruke. Ibyo ngibyo nta muntu utarabikoze pe. Abantu bose babaye kugusengera sibyo? Yego. Ariko ubu ngubu aho bigeze nushaka unage pe, uriya ntago ari umugore mwana. Ushaka undi mugore muto sibyo, kandi nawe uri muto, azarira abana bawe mufatanye, nta kintu ubuze. Ega mani ntawakurerera nyine nk'uko umugore wawe wanyire abana yakagombye kuba yita ku bana be nyine. Ibyo ngibyo ndabyumva kandi ndanabisobanukiwe. Natwe niko nyine tuba tumeze, ariko nyine nawe nimba bigucanze sibyo, shaka undi muntu ukuba hafi. Ariko shamakone nawe inama zawe ziba ziri kunyica. Urabona uzi ko ubaye hari n'undi mukobwa nawe w'inshuti yanjye biraho, none nawe ari gutezamo ngo mukunde ngo azita ku bana, none nawe uri kuza unsonga ngo nshaka undi mugore. None se inshuti zawe zose zagushizeho kubera icyo kibazo cyawe, wenda misi mbonye ngo reka dati ibiki n'ibi, uriya mugore njye mbona ari n'idayimoni ryapfuye mu mwana. Shamani njyewe niba ari n'amadayimoni azamuvamo ariko twongere dusubirane. Yewe ntakubeshye, niyo washikisha niyo wajya mu biki kubera usenga cyane n'Imana yareka kandi uriya mugore ntabwo yahinduka. Bitewe n'uko twabanye agatima k'urukundo rwanjye wasanga kakiri yazagaruka mani. Hinduka kandi si no kubibona gusa, biranagaragara 100%, ntabwo byasubiza sibyo ubibona gusa. Nawe ndumva inama zanjye nizinjyana ahantu habi pe. Njye izo nama ntago nazikurikiza. Ariko mu bintu bigaragara ubu ngubu ntabwo ari umuntu wakuba hafi. Muri iki gihe harimo umaze kubaka urugo, yego mufashe kabiri, yego biragaragara, ariko nyuma y'ako kabiri ntabwo mukifuza unakize, noneho uzi ko ari we wahindutse umugore, ukaba usigaye ureba abana, ngaho bakuyemo imyenda niwe ugiye kumesa, ngaho bagiye ku ishuri urageze gute, uriya yabaye umugabo mwaraguranye. Shamani byihorere, ibibazo biba ari ibibazo. Ubu ngubu nuko utari kumbona uburyo mbabaye, uri aho ngaho kure, ariko nawe nuva mu kazi uzabona ukuntu mpangayitse, ubone n'ukuntu ibibazo byanyishe, urebe ukuntu byangize nabi bidakemutse. Urumva shange ndi habi kabisa. Nuko nyine biba bimeze, ariko nyine nawe izo nama wapi, nawe
urabona nk'umugore wawe mubaye mwatandukanye mufitanye abana cyangwa se byishyireho ibintu biri kumva ubyishyireho wumva ukuntu bimeze wumva ukuntu biba biri gusonga umuntu mu mutima wumva ibyo bintu uri kumbwira niba umuntu yahita abyakira shamani njye nshaka ngo ungire inama ku bindi bintu nukomeza kujya ungira inama kuri ibyo bintu ndanagukupa pe kuko njye ntabwo nshaka gushaka undi mugore ese urajya kunshakira umugore hari ubwo nigeze nkubwira ngo nshakire umugore njye mfashe uriya mugore wanjye tumaranye igihe dufitanye abana ari ugaruka nabyo kumbwira ngo abo bakobwa bandi ngo banshaka njyewe ntabwo mbishaka mani njye mfasha umugore wanjye agaruke kuko niwo nkunda gusa uzajye kwiyire uzajye mu masenyi kuko nawe ubwawe pe wataye umutwe basi wenda nubwo natabikubwira ngo ubyemere cyangwa ushobora guhita uvuga ngo njyewe ngo ndimo na Yesu kugusonga ariko nawe ushobora kuba warataye umutwe nizera umuntu uwo narinzi kera muri rami ntabwo ari we ndi kubona ubu ngubu pe nese ari wowe bino bibazo byakubaye urumva bikagera kuri uru rwego urumva wabyakira gute yego ndatumva nanjye ubwanjye ndahangayitse atari ngewe biriho noneho umuntu biriho birengeje ibitekerezo bye sibyo ariko niwe uri kubyitera ntabwo ari uri kubyitera ese ndi kubyitera gute ahubwo wowe mfasha dukemura ikibazo umugore wanjye agaruke niba hari ukumeze njyewe si ibintu byo kuvanga ibiki umugore wawe sibyo kuvugana wenda twavugana ariko ikintu cyamugarura mu muryango wawe ntacyo atekereza nta nubwo anagikeneye sibyo ariko usibye wowe uri aho ngaho uri kuvuga ngo njyewe nkazagaruka ngo ndamukunda ngo twarabyaranye ibyo byonyine gusa nibyo bibahuza naye ibindi nta bindi pe umugore wawe nta kintu nawe ubwawe usibye ko natabikwifurije unapfuye nta nubwo yakaza no kugushyingura mwumve urwego abantu mwese muri kumpamagara muri kuba mwabivuganyeho uri kumpamagara mwese mungira inama ngo zo gushaka undi mugore ibyo bintu muri kuba mwabiganiyeho mwese oya ntabwo tubiganiraho ariko nawe ujye ushyira mu nyurabwenge sibyo nta nduru ivugirwa ubusa ku musozi ntabwo ubizi noneho ubaye nka bari abamama baje ejo baza kunesha umutwe ngira ngo ni abantu bakuru baje kungira inama nabo baza bambwira ibigambo nk'ibyo bari abashaka igihe bino bintu noneho niba fone ndanayikuraho niba ndababoroka muri kunsonga birenze njye nta wundi mugore nshaka usibye uriya dufitanye abana usibye kuvuga ngo mufitanye abana byonyine gusa nta kindi kintu usibye kuguhangayikisha sibyo n'inshuti zawe nk'abavandimwe bawe ibaze ibintu bivuzwe n'abantu barenze 3, 4, 5 ukajya hariya ukabipinga ukabiseka wakemeye ugashaka undi mufasha sibyo k'abantu batabuze nk'uwo mugore wawe agiye nta nubwo atekereza cyangwa se ngasubiza amaso inyuma rero ibyo asize sibyo wowe uri kuvuga ngo nzamutegereza shamani nawe ndumva nta nama zawe njye no kugukupa njyewe nta mikino nawe uzongera umamagare ntabwo baba bari kunesha umutwe ngeze ndashaka undi mugore uwo dufitanye abana niwe nshaka rero ibindi bari kuza bambaza n'ibiki biteye siteresi